Simvuga wenda ngo ibintu by'Imana kubera n'ubuzima umuntu ababamo muri iki gihe umuntu abyinjiramo cyane nka babandi wenda ubona ngo mu butayu ahantu kure cyane ngo niho bagiye gushakira Imana. Ahantu hose Imana uyishakiye ufite umutima uyishaka urayibona, uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe. Nta gitabo wambaza ngo nyoberwa ikintu kimwe. Wenda hari nk'indirimbo njya nkunda kwiririmbira ngira ngo ntabyibagirwa, ntaza gukutana nkavuga ati itangiriro kuva Abalewi kubara gutegeka kwa kabiri Yosuwa abacamanza nkakomeza. Njye nari umusinzi, nararaga mu bubari ndi umusambanyi, nakoraga ibyaha bitandukanye by'ubujura butandukanye, ariko Uwiteka kugeza ubu ngubu mpamya ko yangiriye ubuntu kandi numva ntuje, kandi uwo murongo nahawe n'Imana niwo nshaka kugeraho. Ibaza umwami ufite ibintu byose, ufite abagaragu, ufite abaja, ufite abagore beza, ufite ibintu byose kugira ngo abure ibitotsi. Araryama nywa vino agira gute ibintu biranga. Arangije nibwo yategetse abakonikoni be n'abacurabwenge ati muze baraza bamusomera ibyanditswe, babona ko hari umugabo witwaga, hari inkone ebyiri yo bitaga Digito na Pereshi zamutabaye ubwo hari umuntu wari wamugambaniye ashaka kumwica. Ibihe byiza kuri ukomeje kubana natwe kuri DNI Ministry TV, televiziyo imwe rukumbi ikomeje gusangaho ibiganiro byo muri mitima bigira benshi inama ndetse bibereka inzira yo kuyoboka ku Uwiteka. Imbere ya screen zanyu rero turi kumwe n'umugabo ufite ubuhamya bukomeye cyane, yakoze urugendo rero kugira ngo abusangize abanyarwanda, abatura Rwanda ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda ndetse n'abari muri Amerika, aho dufite icyicaro gikuru cya DNI Ministry TV. Reka tumuhe ikaze rero. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Karimijabo Janvier, abenshi bakunda kunyita Mitoma cyangwa Yobu. Bakunda kwita Yobu. Bivuze ngo Yobu ntago ari izina ryawe bwite. Yobu ni umugabo uba muri Bibiliya, umugabo wahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane, ariko nyuma iyo turangiza ubwo butumwa bwa Yobu tubona ukuntu Imana yaje kumushumbusha, ndetse ibyo yarahombye kubera kwihangana, ibyo yaratakaje Imana ikabimukubira inshuro nyinshi twese tutabara. Yego. Aka kanya rero ubuhamya naje kubaha, naje kubereka ukuntu umuntu ashobora gutabarwa n'Imana. Nanjye ndi umusore Imana yatabaye, Imana yakuye mu bigeragezo, Imana yakuye mu byaha, nanjye nkumva ko nagira abagenzi banjye b'urubyiruko inama zo guhinduka. Yego. Njye nari umusinzi, nararaga mu bubari ndi umusambanyi, nakoraga ibyaha bitandukanye by'ubujura butandukanye, ariko Uwiteka kugeza ubu ngubu mpamya ko yangiriye ubuntu kandi numva ntuje, kandi uwo murongo nahawe n'Imana niwo nshaka kugeraho. Isomo ry'uyu munsi rero nshaka kugira ngo tuganireho urubyiruko n'abandi badukurikiye mwese, ndashaka ko tuganirira ku ijambo bita gutabarwa. Gutabarwa, umuntu yatabarwa n'abantu batandukanye. Wenda ushobora kubura umwavoka, umuntu akagutabara akakwishyura minerivare, akakwishyura uwo mwavoka, ushobora kura minerivare umuntu akayikwishyurira, yewe ushobora no kubura icyo kurya umuntu akakiguha. Ariko gutabarwa nshaka ko tuganiraho uyu munsi, ndashaka ko tuganira ku gutabarwa n'Imana. Ni nayo mpamvu uri hano. Ari nayo mpamvu uri hano. Imana ni Imana y'inyembabazi, ni Imana ikora imirimo itangana, ni Imana ikora ibintu by'ibitangaza abantu batashobora. Iyo nsubiye gato inyuma mu bitabo by'abantu twagiye dusoma, wenda twareba nko mu gitabo cya Esther, niho nkunda cyane. Esther 6 umurongo wa 9, umwami witwaga Ahasuwerusi yayoboraga Empire ibihugu 123. Umunsi umwe abura ibitotsi. Imana igiye kugutabara ntiburi ikintu ikora ibinyuzamo kugira ngo wowe utabarwe. Ibaza umwami ufite ibintu byose, ufite abagaragu, ufite abaja, ufite abagore beza, ufite ibintu byose kugira ngo abure ibitotsi. Araryama nywa vino agira gute ibintu biranga. Arangije nibwo yategetse abakonikoni be n'abacurabwenge ati muze baraza bamusomera ibyanditswe,
babona ko hari umugabo witwaga hari inkone ebyiri iyo bitaga Digito na Pereshi zamutabaye ubwo hari umuntu wari wamugambaniye ashaka kumwica. Ariko ibyo si byo nshaka kwinjiramo cyane. Imana ndagira ngo mbere ku butabazi igidukorera twebwe ntitububone, tukabubona mu yindi shusho, tukabubona mu bindi byacu twitekerereza, kubera wenda nta bushobozi dufite bwo kuba twareba kure ngo tubone ubwo butabazi koko ko buvuye ku Mana. Imana ishobora kugutabara wenda wari ugiye kurwara sida, ugiye kujya mu cyaha, ntubimenye ahubwo ukagumya muri bya bindi uvuga ati ni ibisanzwe. Uyu munsi gutabarwa kw'Imana twebwe dufite cya mbere, Imana igiye kugutabara ibinyuza muri wa muntu wo muri iki gihe. Ushobora kuba uri umushomeri, ushobora kuba nta kazi ufite, ushobora kuba ugiye kuburara, Imana yajya kugutabara ikabinyuza mu muntu kugira ngo aguhe icyo kurya. Ariko ubwo butabazi bwo n'ubw'iyi si busanzwe, ubutabazi nifuza ko bene data twebwe tugira tukahangaho amaboko, n'ubutabazi Imana ishaka kuduha bwo mu ijuru. Iyi si ifite ibigeragezo byinshi, iyi si abantu barababaye, iyi si abantu barahinduka, iyi si irimo ubutinganyi, iyi si irimo uburezibiyeni, iyi si irimo intambara nyinshi. Ariko ndagira ngo twebwe urubyiruko n'abandi twese dukurikiye televiziyo dusenge dusaba Imana duti, Mana duha ubutabazi bwo kugira ngo natwe tuzakubone nk'uko abandi basogokuruza bacu nabo bakwizeye bakagukorera bakabona ubwo butabazi, ndetse ubu ngubu bakaba bicaranye nawe ku ntebe y'ibwami. Kugira ngo rero tubone ubwo butabazi, dore icyo tugomba gukora. Icya mbere ni ukwizera ko Imana ibaho. Hari abantu b'urubyiruko n'abandi benshi batandukanye batajya bizera ko Imana ibaho, bumva ko ibintu byose ari ibintu byikora gutyo bigenda byikora. Njyewe Imana yankuye muri gereza. Imana nari nkatiye imyaka 5, nkoze imyaka 2 n'amezi 8, numva barampamagaye ati haguruka utahe. Njyewe ubwo butabazi Yobu reka nkomeze kwita Yobu kuko niko kazina wambwiye ko wishyiriyeho bitewe n'amateka y'ubuzima bwawe. Ndagira ngo banze ubwire abadukurikiye, ese kugira ngo ujye muri gereza byagenze bite? Kugira ngo umuntu yinjire muri gereza muri iki gihugu aba yakoze icyaha, nta muntu ujya amarengana. Icyaha nari nakoze cyari icyaha kitemewe, kandi muri iki gihugu hari ibintu byinshi bitemewe n'amategeko. Nanjye nari nakoze kimwe muri ibyo byaha kitemewe n'amategeko kandi nemera. Rero ubutabazi nabonye bw'Imana kandi mbona ko bwakozwe n'Imana, nuko bampamagaye mu gihe ntazi, mu gihe nari narajuriye byaranze mu nkiko, mu gihe abavandimwe n'inshuti bari baragerageje byaranze, mbona barambwiye ati haguruka utahe kubera imbabazi z'umukuru w'igihugu. Njye rero mbona ubwo butabazi. Hanyuma mu urugendo rw'ubuzima bwawe muri gereza wajya gusenga cyangwa se wumvaga iherezo ry'ubuzima bwawe ari muri gereza? Muri gereza buriya nageragezaga gusenga, nkasaba Imana nkayibwira ati, Mana mbabarira nanjye nubwo ndi umunyabyaha, ariko gerageza nanjye umbabarire, ninsohoka nzagukorera. Rero numva ko ubu ngubu ariyo nzira natangiye nziza yo gusohoza amasezerano nari naragiranye n'Imana. Kandi rubyiruko tuvugana dusezerana, nimba usezeranyije akantu Imana, ugerageza ugikore. Ugerageza icyo kintu wasezeranyije Imana yawe ugikore. Nubwo biba bigoye, ushobora kuba uri mu kaga gakomeye ukabwira Imana icyifuzo, ariko nugera muri bwa buzima wasabye Imana yaguhaye, kuko mzi ko Imana ishobora byose, nta kintu idashoboye. Ugerageza nubwo biba bigoye, ariko wihangane usohoze icyifuzo wahaye Imana. Ndumva umuranzi mwese, nitwa Karimijabo Janvier, nkorera umurimo w'Imana ahantu bita i Rwamagana. Ubu ngubu ndifuza ko tuzajya duhora tukaganira, ariko numva twaganira cyane gutabarwa kw'Imana no guhinduka umuntu akaba icyaremwe gishya, akagendera mu nzira nziza Imana yifusha, tukareka ubwo butinganyi bavuga, tukareka ubwo busambanyi, tukareka izo nzoga twirirwamo, ndetse n'igihugu nikibishaka cyane. Wenda niyo Mana tuba turi kuvuga cyane ko nayo ishobora, Imana yacu ishobora byose, n'igihugu cyacu kugira ngo ugendere ku murongo, ugendere mu murongo mwiza igihugu cyifuza, nuko wabanza ukagendera ku mabwiriza Imana, ukagendera ku mategeko 10 y'Imana, ukagerageza ugasoma ibitabo Imana yanyujije mu bahanuzi bayo bakayandika,
ubundi ugabana neza na rubanda ukareba ko hari ikibazo uzagira. Murakoze cyane. Hanyuma turimo dusoza ikiganiro cyacu Mitoma, ndagira ngo ubwire urubyiruko ku bijyanye n'uko wenda muri no minsi turi kubona isi irimo iriruka cyane, iterambere ririmo ririhuta cyane muri rusange. Abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo bishimishe, ariko ntago kugira ngo uzabone umusore, urubyiruko cyangwa se umuntu ufata smartphone ashakemo application ya Bibiliya biragoranye kugira ngo ibone muri kano kanya. Mu buryo kugira ngo twiyegereze Imana, abajene benshi ntibagitunga Bibiliya, ariko hari uburyo bw'amapplication ariho kugira ngo tubone ubutumwa buva muri Bibiliya mu byahumetswe n'Imana. Ndagira ngo ukangurire urubyiruko muri rusange kuba bajya bakurikirana n'ibyigisho cyangwa se ibyanditswe byera bakoresheje iryo koranabuhanga ryabo. Murakoze cyane. Nanjye nkihereye wenda kuri icyo, ndi umusore ugomba kucyanze, simvuga wenda ngo ibintu by'Imana kubera n'ubuzima umuntu ababamo muri iki gihe umuntu abyinjiramo cyane nka babandi wenda ubona ngo mu butayu ahantu kure cyane ngo niho bagiye gushakira Imana. Ahantu hose Imana uyishakiye ufite umutima uyishaka urayibona. Rero nko kuri icyo ngicyo uvuze cyo gusoma Bibiliya, nkangurira urubyiruko rugenzi rwanjye bagafata smartphone bagashyiramo application ya Bible barangiza bagasoma. Ngiye icyo mbivugaho nkanjye nihereyeho, uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, nta gitabo wambaza ngo nyoberwa ikintu kimwe. Wenda hari nk'indirimbo njya nkunda kwiririmbira ngira ngo ntabyibagirwa, ntaza gukutana nkavuga ati itangiriro kuva Abalewi kubara gutegeka kwa kabiri Yosuwa abacamanza, nkakomeza nkagenda mbiririmbisha no mu nzira hondi natekereza ubushake bw'Imana n'ikintu Imana yankoreye, kureba igitabo nshaka gusomamo wenda ibiranyuba ku mutima muri iryo joro cyangwa kuri uwo munsi nkarebera aho ngaho. Ndasaba urubyiruko rwanjye kugerageza bagashaka ukuntu basoma Bibiliya. Bibiliya ni igitabo cyiza cyane, Bibiliya ni igitabo kitwubaka, Bibiliya ni igitabo cyahumetswe n'ijambo ry'Imana. Ndifuza yuko abantu bamenya gusoma Bibiliya bakagerageza. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Nizere ko ubu ngubu ari ubutumwa uduhaye mu ncamake, tuzongera tukabona umwanya uhagije tukabirambura, tugasasa inzobe, no gusasa inzobe, ubutakabogi, hanyuma ukatuganiriza birambuye cyane rwose ku buryo bizabera benshi urugero, bikaduha n'ubutumwa ku rubyiruko muri rusange. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Iyi ni DNA Ministry TV, mwarakoze kubana natwe. Nawe utarakora subscribe, ndagira ngo ntugende udakoze subscribe, hanyuma usangize inshuti n'abavandimwe ikiganiro, hanyuma comment, icyifuzo cy'igitekerezo ni ingenzi. Murakoze cyane.